twabonye igihugu cy'Ubuhinde cyataka igihugu cya Pakistan bagabye ibitero mu bice bigera kuri bitanu ariko barimo basubiza ibitero bagabweho na Pakistan. Wabibonye wabyakire gute Mutabazi kora ko bano bagabo nawe nafite ibitwaro bya kirimbuzi. Ese ya misi ya nyuma turi kugenda tubona umunsi ku munsi yabiri kugenda yegereje ukazasanga ari ibihugu bizaterana nikira weapon bagaterana ibitwaro bya kirimbuzi bimeze gute? Ntabwo ari icyo twahita twemeza kuko Uburusiya nibwo bufite intwaro za kirimbuzi nyinshi mu isi kandi nabwo bujya mu ntambara bukajya muri Ukraine bukavuga yuko Amerika iri gushyiramo intwaro ndetse na yose iri gushyiramo intwaro ariko ntibakinishe gukoresha intwaro y'ubumara. Rero ntabwo ibyo byajya kuba ngo bibe hagati ya Pakistan n'Ubuhinde. Ibitabaye Uburusiya buri kurwana ntago byaba Ubuhinde buri kurwana cyangwa Pakistan. Icya kabiri buriya haba hariho risk yo gukoreshwa kwa nuclear iyo igihugu kimwe mu biri kurwana aricyo kiyifite, ariko ibihugu byombi bizifite nta wakinisha kuyikoresha kubera ko yabazi ko na mugenzi wari wikoresha. Rero icyo ntago aricyo twareba kandi birazwi yuko si ubwa mbere biriya bihugu birwana bakunda gupfa intara ya Kashmir. Ntago rero ikibazo bafitanye cya Kashmir nikigeze kirangirayo. Ubwo rero ko Ubuhinde bwabarasaho mu gihe na Pakistan yabarasheho, ibyo nabivuga ngo ni bisanzwe cyangwa bijya bibaho, ntabwo bibaye uyu munsi gusa. Kandi wenda buriya intambara hagati y'Ubuhinde na Pakistan ni nk'intambara hagati y'Ubushinwa na Taiwan, zihora zisa n'izihari ziregetse zikaba zigahosha zikazongera zikubura kubera ko nta n'umwe ujya yemera guhara agace barwanira. Yego Mutabazi ku itariki 22 habaye ibitero bwo Pakistan yateraga Ubuhinde ndetse hapfa abantu bagera kuri 26. Rero Ubuhinde baravuze ko bugomba gusubiza ndetse bwasubije nimugoroba, ariko ikintu gikomeye nuko nabonye n'ubundi Pakistan ivuga ko iri bwongere ikaza kurwana kuri akirita kira gikorwa ari gikorwa cy'ubushotoranyi kandi ari babanje kugaba ibitero. Mutabazi igihugu cya Pakistan byaterwa n'uburyo cyo kibona mu mboni yacyo. Ese kirasa ku itariki 22 cyabikoze mu we murongo no mu we buryo. Yego igihari nuko habaye ibiganiro ibihugu bikabyinjiramo. Ubuhinde burya bubanye neza na Amerika nubwo wenda buri muri BRICS, ariko baya ni igihugu nanone ku rundi ruhande kibanye neza na Amerika, kibanye neza n'ibihugu bitandukanye byo mu Burayi. So ku buryo bashaka kubona igihugu kibasha kubahuza, yewe n'Ubushinwa bwabahuza bukavuga buti mwicare ku meza y'ibiganiro. Nubwo wenda tavuga ngo nibicara ku meza y'ibiganiro impamvu ituma barwanira birangiyeyo, ariko byibuza bakaganira kuri uwo mwanya bagahana amahoro bakavuga bati turetse kurasanaho. Rero kuba Pakistan yavuze ko nayo iri bwongere ikarasa mu Buhinde ni ikintu abantu bagomba gutangirira hafi, kuko uretse kuba wenda sinjya ndeba urabona kuri Trump niwe ujya avuga ati ndatwara Greenland, ndatwara Panama Canal. Sinzi wakemeza igihugu kimwe hagati y'Ubuhinde na Pakistan kuba byarekura Kashmir. Ntibayirekanga ibe intara yigenga, ariko se bwo niyigenga ibe yegamiye ku kihe gihugu? Wese iraba yegamiye kuri Pakistan, iraba intara yigenga yegamiye ku Buhinde. Urabona ko aho bitandukaniye n'Ubushinwa na Taiwan, byibuza Ubushinwa buravuga buti muri intara yacu, nubwo muri intara yigenga ariko muri intara yacu. Reba rero noneho hajemo ikindi gihugu kandi nacyo wenda gifite ubushobozi kikajya kivuga kiti iyo Taiwan uretse no kuba intara yigenga y'Ubushinwa turayishaka. Urumva ko noneho intambara ifata undi mujyo. Yego ariko Mutabazi n'ibitero harimo ni ibintu byakabaye byinjirwamo na UN Security Council ku rwego rwo hejuru. Ibihugu bifite uduce bihora birwanira ngo nakanjye bigasa n'ibihabwa kimwe ku kindi bikagenda bihabwa umurongo, naho ubundi abari intambara isa n'ihora iregetse. Yego abari intambara isa n'ihora iregetse burya.
Mutabazi rero barashe bakoresheje ballistic missile, urumva bakoresheje n'intwaro zikomeye cyane, ndetse bagabye ibitero mu duce tugera kuri dutanu, ariko hapfuye abagera kuri barindwi. Bavuga ko bagabye ahantu bakorera imyitozo, ubwo bakorera ni training camps, no bagabye ibitero, ariko urumva ko bakoresheje intwaro zikomeye. Mutabazi bakoresheje intwaro zikomeye ko nibarasa mu baturage. Yes, icyo ni ikibazo cyo kwishimira, kuko izo ntwaro ubwo byumvikana ko bazirasha ahantu hadakoranira abantu, hagamijwe gusa gukora ibitero bya retaliation, byo kwihorera no kwivuna umwanzi no kunetraliza ibikorwa bye bya gisirikare, kuko burya nibwo buryo bw'imirwanire bwemewe. Burya bino bintu by'abantu barasa bakarasa mu baturage, burya ntabwo baba bari gukora ibintu byemewe n'amategeko mpuzamahanga yagenga intambara. Iki kintu kirumvikana, ariko Mutabazi urebye nanone ukuntu ibihugu bigenda bishondana cyangwa se imirwano umunsi ku munsi ukuntu tugenda tubona ikura. Urumva hari umunyamakuru wa BBC wakoze inkuru, ndetse mu gukora inkuru uburyo bayikozemo bavuze ko ibitero by'Ubuhinde byishe abagera kuri 26, ndetse abo 26 na bari bapfuye mu gitero cya Pakistani. Abantu barangije bajya muri comment barandika ravuga ati Ubwongereza ntimushobora kuvuga neza Ubuhinde. Ubundi ko tuzi neza ko imishinga myinshi tukamenya ubwo zino kampani zikora amamodoka Range Rover, zino za Bentley, Rolls Royce, ko zirimo Abahinde, tukatuzi neza ko Abahinde bashobora kuba bakorana n'Ubwongereza. Barashwanye, byaba bimeze gute? Kuki bakoze inkuru imeze nka gutyo? Ubwo ari no kumbwira ngo kandi Kash Patel ananaza uriya wahoze Rishi Sunak ngo nawe ni Umuhinde. Ibyo tubisobanura muri ubu buryo. Mu Bwongereza habaye Abahinde benshi, ibyo byo birazwi. Mu Bwongereza habaye Abahinde benshi, mu makampani y'amatekinoloji no mu nganda zitandukanye harimo Abahinde. Icyo cyo ntabwo ari ikintu wavuga ngo ugihakane. Ariko ibyo uri kuvuga ni nko wavuga ngo kuba mu Bubiligi habaye Abanyarwanda benshi bisobanura ko Ububiligi butabana nabi n'u Rwanda nk'ibihugu. Nuhango kuba mu Bubiligi hari Abanyarwanda benshi, hari igihe Ububiligi bwabana nabi n'u Rwanda mu buryo bwa diplomasi na geopolitique, hari ibyo bapfa, ariko ntibikureho yuko hari abaturage benshi ibunaka. Uganda yigeze ibana nabi n'u Rwanda, kandi mu Gasyata Abagande bajagata. Bibaho rero, ibyo ntabwo ari igitangaza. Abarundi babana nabi n'u Rwanda, kandi muri Kigali harimo Abarundi benshi, wenda no mu Bujumbura hari Abanyarwanda benshi. Ibyo byo ntabwo kimwe gikora ikindi. Ariko aho ngaho numbwira ngo abanditse ngo BBC ntiyakandika neza Ubuhinde, wibuka yuko Ubuhinde bwakoronijwe nande? Abongereza. Ni nk'uko u Rwanda rwakoronijwe n'Ababiligi. Bivuze iki? Bivuze ngo iyo umuntu yagukoronije ukamwigobotora ugasigara wigize, uyu munsi Ubuhinde nabwo bwafashe ibihugu bikennye bya Afurika bitandukanye. Yego. Umuntu wagukoronije muri we aba akifitemo akantu ko kumva ukiri toto kuri we, ukiri umwana we, aba akifitemo ako kantu. Yego. None no kuba mutakibanye neza, atakibasha kukamura no kunyunyuza, byashoboka yuko yakuvuga nabi rwose. Ibyo si igitangaza. None se Mutabazi urabona ni nko kubaza inkuru z'umuntu ukazibaza X we kabisa, ni nko kuzibaza X. Ni nko kuzibaza umu X. Avuga bitabyumvikana. None se Mutabazi arayishyushya agashyiramo n'amakabya nkuru, ariko aguharabika cyangwa se agukubita hasi. Ushaka bangure ba muntu wavuze ngo twaramukoronije arigobotora, ati reba uburyo byamunaniye, reba uburyo atabyitwaramo neza, reba uburyo atwara ibintu nabi. Ni muri iyo sansu. Urabona ino mirwano iri kuba mu bihugu bitandukanye, turi kubona intambara hariya muri Kongo, ubwo Kisekedi ariko ngakumva abene gihugu be Abakongomani bari gushaka uburenganzira bwari kukaba yanze kubumva. Tukabona Israel na Gaza nabyo bimeze nayo. Mutabazi Burusiya kano kanya buragira barimo baraburasa ndetse ubutitsa. Ibi ni ibintu turi kubona umunsi ku munsi, ko tukabona ko ari intambara z'abantu bamwe. Mutabazi n'abantu bice bagapanga intambara, ndetse abo bantu n'ubundi isi bayifite ku mugongo, ndetse nabo bagiye n'ibintu biba. Mutabazi ndetse ukanasanga ubu turaza kwita yenda hariya muri Pakistan bari ibyo baza gupfa ni icengeza amatwara, ni bya bindi n'ubundi bari gushaka guhungabanya wenda Ubuhinde, bari gushaka ko Pakistan senda bayihungabanya.
ni za ntambara ubundi dusanzwe tumenyereye zo gushaka wenda bakabagusanga barimo barapfa wenda amabuye y'agaciro cyangwa se hari abandi bantu bari inyuma bari aho bari inyuma ari kugira ngo ibyo bintu bibeho bagira ibyo baza kuza gusahura bimeze gute? Unyibukije Donald Trump ya interview arimo atanga arababwira ati bungewe ati ndi kureba intambara ati y'Uburusiya na Ukraine ko twayihosha ati ndi kureba uburyo twanahangana n'ibibazo bya Iran ati noneho hari n'u Rwanda na Congo bari kurwana abantu batiye ati Rwanda na Congo ko bataratangira kurwana Trump abivanye ati ariko hari icyizere yuko twabashyira ku meza akaboneka amahoro arambye. So tugarutse ku kibazo cyabarumbaje rero ntabwo iteka y'isirwa y'abantu bari kurwana mu isi bisobanuye ko hari bamatse ibihugu babiri inyuma na world order mu buryo runaka n'abandi wenda bajyaga bavuga bati hari za Illuminati imiryango y'ibanga ishobora gutera intambara ishatse hose mu isi rimwe na rimwe hari igihe batari uko bimeze akabamo paranoia yo kwishyiramo ko ari uko bimeze iteka. Navuga njyewe ahubwo ngo hari izo ntambara ziba ari zabagashaka bwake nyine ariko hari n'izindi ntambara ziba nk'intambara y'Ubushinwa na Taiwan ntabwo iba kubera yuko ari gashaka bwake ushaka kugira ibyo atwara cyane cyane yuko n'iyi ntambara iba yarigiye ntabyo atwara ariko nanone dushobora kubirebera muri angere rwase ari gashaka bwake ushaka ko Ubuhinde busubira inyuma hari kandi iyo nkundirira hari muri none Mutabazi gwate ninde washaka guhungabanya Ubuhinde yabafitemo uwe mubare wa geopolitique umubare abari guhungukiremo gute bitari ibintu byo kuvuga gusa ngo buriya gusa ngo hari abantu babiri inyuma ari ibihugu birwana by'ubwabyo birwanye nta ubiri inyuma akaba n'igihe none se bagize ngo na bino byo muri Afrika no muri Congo bagize ngo ni gashaka bake gusa ubiri inyuma n'igihe batabiri inyuma ahubwo akaba agaprofita intambara musanzwe mufite zigeze hagati namwe ubwanyu mwagiye kumubwira muti ariko wamenyemo amafaranga ariko wafashe uruhande wagiye inyuma yanjye noneho nawe akareba ko batahandi yaba bino bintu ndungukiramo iki nese amabuye muri Congo n'ubwo wenda basanzwe bayatwara ariko nuzi ko ziri agreement ziri kuba ari ba Tshisekedi bagiye bagapropoza Amerika bati ko dufite amabuye mwaje mukadufasha mu by'umutekano w'iwacu uko byagenze nko kuvuga ngo Pakistan n'Ubuhinde bishobora gupanga kurwana byaba birwanye bigeze hagati Amerika nayo igapanga uburyo iri bugungukire muri iyo ntambara yatangijwe already kuko musanzwe mufite ibyo mupfa mugeze hagati mu birwanira ariko ntibyakoraho ko nanone wanyeretse umubare wenda Amerika cyangwa undi muntu yaba afite mu gutuma Pakistan irwana n'Ubuhinde nayo wawunyereka nkareba nimba ari probability yabyo kuko iteka bihora nimba wenda Amerika yavuga ati niduteza intambara hagati y'Ubuhinde na Pakistan biraza gutuma Uburusiya buburaho bugurisha wenda nk'urugero cyane ahubwo ako kantu komoje Mutabazi Uburusiya gaze yose iyigurisha mu Buhinde atari mu Bushinwa yego bavuga ati mu bantu bari muri BRICS gazi yose ica mu Buhinde essence yose mazutu yose igitoro cyose amavuta yose aca mu Buhinde Ubuhinde buhagaritse kugura amavuta y'Uburusiya Uburusiya bwaburaho bujyana umusaruro wabwo yego bityo bugatuma bwihutisha guhagarika intambara ya Ukraine yego igiciro naruvuze Mutabazi igiciro naruvuze kiranakomeye kubwira Pakistan ati musheringe ku Buhinde nimurangiza niba kora retaliation mwongere musheringeyo cyane cyane yuko buriya nuclear Pakistan ifite niza Amerika yego abantu bose barabizi nuclear Pakistan ifite niza Amerika na Amerika yatumye yemerwa nyine nk'igihugu cy'Abarabu kimwe rukumbi gitunze nuclear ariko uretse na nuclear na filozofi yobora muri Pakistan n'umuyobozi ujya muri Pakistan agenwa na CIA byose byaba bivuze ikintu kinini cyane Mutabazi ndetse tukaza no kuza kubona imirwano ifata irangi kubera kurabona ko ikintu gishobora kuba gihari nuko ibihugu biri muri BRICS Mutabazi n'ibihugu byashaka kujya muri BRICS icyo kintu leta zunze za Amerika iri kukirwanya ubwo n'abambari bayo nuko dashaka ko iki kintu kiza kuza kubaho nturi kubona iyo nkundura ishobora kuba iri kuba bakaba bari gushaka kumenesha ibihugu nk'ibyo byose
biri gushaka kujoininga BRICS cyase biri gushaka kumva ko bikwiye kwigenga biri kwiyomora kuri ubwami bw'Ubwongereza na Amerika ibintu nk'ibyo mutabazo urabibona ku ruhande rumwe harimo na message biramutse ari Amerika yabiprovotse igaca muri Pakistan kuko ari umwambari wayo yego n'ubuyobozi waburiya ari ubuyobozi bwashyizwe abara pro American na nuclear akaba ari iza Amerika ubwo n'intwaro zindi bakoresha usanga ari iza Amerika bashobora gutangiramo ubutumwa bubuza abantu kujya muri BRICS kuko nujya muri BRICS tuzaguteza umwanzi wawe akurase ariko nanone ngiye ari ndarebamo umubare wuko Trump amaze iminsi asa n'urakariye Putin yego baherutse kumubaza ngo ariko ubundi Putin witwara nkaho uri inshuti yaravuga ati ntago ari inshuti yanjye nge ndeba nkora ibintu ari mu nyungu z'abanyamerika so ntago mba ndi kureba ngo uyu ni inshuti yanjye cyangwa se si inshuti yanjye noneho umunyamakuru wa ABC waraburije kubera ko yagize amanota make nubwo asanzwe atanazwi ariko ni Trump wamupikinze mu banyamakuru bose ABC yamuhaye nyuma y'imisi 100 ayoboye yagomba gukora ikiganiro atanga none agiha igitangazamakuru cy'abarefutist ubundi abantu bari batekereza ko inyuma y'imisi 100 za ikiganiro Fox News ko ari bo bantu be ariko yaramubwiye ati baramubaje wizera Putin donc wizera kazakora diri y'amahoro uramwizera arangije avuga ati Putin ntago mwizera atariko nawe turi gukorana ikiganiro ntago mwizera kubeje kunega imitego nkagisimbuka atariko n'ibyamuje ko nkora nawe ikiganiro turaba abantu bose nkora nabo ariko ntago bivuze ko mbizera ati nawe ubwawe ntago mwizera kandi turi gukorana ikiganiro so rero ahanga navuga ngo ngiye umubare ndi kubonamo nuko Amerika yabishaka gufungira umuriro n'amazi Putin kugira ngo abura agurisha ibitoro bye kuko buryo umuntu bazakobeshye yari mu ntambara hari ibintu byishahindura nuko bashobora no kurwanya intambara bakototera wenda n'ahantu ibyo bitoro byanyuraga we never know ntago nda turesinga neza ngo niba umubare Amerika yabifitemo n'uburyo byakomanyiriza Uburusiya kuko ubundi ubuhinde bwanye neza na Amerika ariko nanone Amerika Trump yumva hari uburyo yakomanyirizamo Uburusiya akabufata kunda ubukungu bwabo akabujegeza none akabasha kunegosiya na Putin amubwira ati ariko ubundi urinde ujya muri ibibazo byose wakoze deal yo muri Ukraine na mbere karangirayo ko ari bwo buryo bwatuma nanjye nkure donc isoko ryawe n'ubuhinde n'insa n'uryorohera cyangwa se norohera ubuhinde bugakomeza kugurira bityo ukabasha guhumeka nawe so ntekereza ko ari deal Trump yapanze na Pakistan kugira ngo Uburusiya bubure umukiriya bubura abaguzi mu gihe bari basanzwe bacisha ibintu mu Buhinde kuko ndumva niyo byaba bijya mu Bushinwa ariko bibanza guca mu Buhinde ibyo kandi Trump arabizi kandi iyo umuntu ahagaritswe akuguriraga kandi ibyo umuntu yakuguriraga arama ushobora no gusanga wenda mu isi yose dukoresha essence yavuye mu Burusiya ariko irabanza igaca mu Buhinde mbere yo kugira ahandi hanige yego kandi no mutabazo ukiraha kandi kantu kandi nimba mu Rwanda dukoresha essence y'Uburusiya no rugero ntago twe dufite ubushobozi bwo kujya kwigura mu Burusiya Amerika yatuvunira umuheto yego ntago Burundi bwagura essence mu Burusiya ntago Ethiopia ntago Kenya ntago Tanzania ntago Uganda yagura essence mu Burusiya direct ariko ushobora gusanga essence dukoresha ariyo mu Burusiya ariko ikabanza igaca transit yo mu Buhinde niyo mpamvu ubona nambara Ukraine yatumye nyine essence izamuka kubera ko byatumye essence yo Burusiya n'ubundi birangira iguzwe ikagurwa n'isi yose ariko ikabanza guca inkera mu cyamo nyine ikajya kuzenguruka mu Buhinde kugira ngo ibone kugira hirya no hino ku isi akandi kantu mutabazi ariyo mpamvu yo kubyuka kuri iriya ntambara nawe iriya ntambara yo ihoraho noneho rero kuba yabyutse harimo iyo mpamvu ni mu mboni yanjye akandi kantu mutabazi ni ukuvuga ngo igihugu cy'Ubushinwa twabonye mu minsi yashize Trump ashyiraho tarifu akagera kuri 245 ndetse igihugu cy'Ubuhinde n'Ubushinwa nabwo bajya bashyamirana ndetse nabo bakorana mu bijyanye n'ubucuruzi kandi abona ko Trump ari gusa nk'agenda kumanyiriza ibihugu bitandukanye ukumanyiriza Ubuhinde nuko ibyo bwakoranaga n'Ubushinwa nabyo bigenda byangirika ndetse tukagaruka no mu Burusiya ese bari kugira ngo Uburusiya bwanzira diri y'amahoro ndetse bukanga ceasefire
barashaka ko buza kuza kwikura mu ntambara akarubwo buza kuza kumanika amaboko babashije gutuma Ubuhinde butagura igitoro cy'Uburusiya kandi wenda aribo bakiguraga cyaba kiri bunajye mu Bushinwa kikajyayo ariko kibanje guca mu Buhinde akaba ariyo nyine point de départ y'imari y'Uburusiya yose icyo gihe Ubuhinde bwabwira Uburusiya bwashyira pressure ku Burusiya kabwira Uburusiya ati murangize iyo ntambara muri kudukwegera ibibazo yego Mutabazi arakatwe tuganiraho dusayininga icyo kintu rero ni ikintu kinini gishobora guca muri izo nzira none icyo gihe ukazajya ukabona Putin aravuze ati rero nemeye ibiganiro by'amahoro kondisiyo wenda z'amanani zashyiraga akazigabanya ibintu nk'ibyo ibitero ceasefire ukabona none iremeye irakoretse ibintu nk'ibyo yego tugana ku musozo Mutabazi twajyaga dukorana ibiganiro bitandukanye ariko tudushaka tunakora ikiganiro ku buryo umuntu ari no kukireba ashobora kugira ikintu akuramo abantu benshi twakoze inkuru ziri rurete cyangwa se zijyanye no ku gihugu cy'Uburusiya twumva Uburusiya wenda ari ibikorwa runaka bari gukora ari ukuntu abantu babyishimira ariko tunazi n'abaperezida cyangwa se ikintu cya panafricanism abaperezida ari gusanga bari gukora ibintu bikomeye muri Afrika cyangwa se n'abantu bumva ko hatakabaye habaho umugenga w'isi twagiye tuvuga tuti abagenga b'isi barahari twaba ku Bushinwa burimo cyangwa se Ubushinwa n'Uburusiya nabo bashobora kuba baba nabo abagabo bashobora guhagarara bakabagira icyo bavuga hagati y'ibihugu nka Amerika n'Ubwongereza dusa nkaho tubona bo basa nkaho bayoboye ariko Mutabazi inshuro nyinshi turaza tugasana n'ubundi bari abagabo kubajegajeza cyangwa se kugira icyo ukora biragoye ubona ko isi bayifashe ndetse batazigera banayirekura ese wowe nawe ni kuburi kubibona n'abagabo bazayobora bakajya bagenera abantu bose ibyo bakora kora ko tuje tubona muri ya bihugu naho ariko bigenda Mutabazi umugenga w'isi ntabwo azongera kuba umwe na Amerika irabizi cyuko ziragerageza guhanyanyaza kugira ngo nanone ibyigenga bigumeho agira ibisigara igenga nanone bitagenda byose ngo bishireho yego ni muri uwo murongo naho isi ntabwo ikigize umugenga umwe byamaze guhinduka kandi n'imbere ahangaha bizakomeza guhinduka kuko hari ibihugu nabyo by'ibihangange byamaze kubishyira mu ntego zabyo ziravuga ziti tugomba kwigobotora kugengwa na Amerika wenda izasigara igenga uduhugu duto ariko burya umuntu yigobotoye akarekeka ko kugengwa n'umugenga umwe wari uhari arabona ko ibyo bitazaramba nawe akeneye kuba umugenga kugira ngo akore leverage y'imbaraga leveraging imbaraga Uburusiya ubu ari Ubugande niyo bwari kuba bukomeye ariko budafite Ubuhinde budafite Ubushinwa Uburusiya bwari kuba ari abandi so rero ibyo ni ibintu ibihugu by'ihanganye nabyo bizagenda bireba bigakora ku buryo Amerika itazigera yongera kugenga isi yonyine ubumwe ariko n'urugendo rw'ibinyacumi by'imyaka ntago ari urugendo rw'imyaka 3 cyangwa 2 donc bigenda byiyubaka aba bagabo bazi uburyo babitegura bakabishyiramo imbaraga kandi bakabikora imyaka myinshi kugeza babigezeho yego turagushimiye cyane Mutabazi wakoze kutuganiriza wakoze ku mwanya wawe yego namwe mwakoze nabuta turagushimiye cyane turi kumwe hano na haro napkin ni Kotex zino myaka Kotex zimeze neza cyane Kotex ushobora gukoresha kandi ukaba uri umusirimu ni Kotex zikoreshwa no muri leta zunze za Amerika ni fashion nshyashya rero nimba ukeneye kurangura zino Kotex wakwandikira nimero uri kubona ku kiganiro ndetse tukakuyobora wabasha kujya kurangura cyangwa se no kugura kuri data cyane ko byose birahari Imana ibarinde imigisha myinshi kuri mwebwe.